uratubona utese ngiye na madamu yewe kadata Noheli nziza abantu bakira abasiribateri rwose sha ndakubwiye abantu b'abasiribateri sha mwagerageza ko urabona uburyohe YAKA MWANA contre madame mbona twazigira ibijumba tuzashaka handi tuzagera ariko se nizere ko mumeze neza ibintu bimeze neza mwese mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi mvuge ngo Noheli nziza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021 umwaka uzira indwara umwaka uzira kongera kubona covid ukundi kuko uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ibintu byari bimeze neza mana yanjye ni yawe TV ijwi mwumva ni irya Eminyawe Imana rero murambifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ubaka kanya ubu ndahantu YAKA MWANA yasohokanye na madamu yagiye kumuha Noheli bagiye gusangira nyine nk'umuryango nk'abantu bamaze iminsi nyine barakizihiza ukwezi kwa buki mbega baracyakurimo YAKA yabaye umusore keza yabaye inzobe birenzeho birushijeho n'ubundi yarasanzwe ari inzobe ariko uyu munsi ho ni ibintu bimeze ngo YAKA MWANA kugira ngo rero ibintu bimere neza fata iyi mikoro YAKA bimeze bite uratubona utese ngiye na madamu yewe kadata Noheli nziza abantu bakira abasiribateri rwose sha ndakubwiye abantu b'abasiribateri sha mwagerageza ko urabona uburyohe YAKA MWANA contre madame contre YAKA wambaye neza by the way afiriti akaburushete madame sava YAKA bimeze biti iyo mikoro urajya unanafatira madamu cyangwa nawe gufatira YAKA bimeze biti uyu munsi urawubona utse turi muri Noheli wasohokanye na madamu ibintu bimeze biti ibintu bimeze neza urabona ko ari uburyohe nasohokanye na madamu turi kwiyakira urabona ko turi kuringanira n'ameza wabitekereje gute ni surprise cyangwa wari wabimubwiye nabimubwiye nari namubwiye yuko uyu munsi ngomba kumusohokana ahantu haryoshye mbese hameze neza urabona hano hanywera ingagari nta muntu w'amafuti wapfa kuza kwiyakirira hano mitsingi hano igura 2000 kandi ahandi igura 1000 bati mitsingi hano ni 5 urumva rero umugabo uciriritse ntabwo yapfa kuringanira n'amezi urabona iyi rasiyo yagaze 5000 ipuri imwe ni 5000 inyama ariko ndashyizeho inyama burushete hano ni 5 YAKA ubushize mperutse kukubona wagiye kumugurira twa tuntu twa hara hepfo uri kumva ama white gusa ndabona n'ubundi wamuhaye n'umupira we white nawe wambara agashati ki white urabona umugore wanjye urabona ni uniforme wagira ngo turi abanyeshuri keza bimeze bite ni sawa cyane umeze neza by the way bon appétit kandi na Noheli nziza mukomeze mugire YAKA yagusohokanye bimeze bite urugo urabona rumeze rute nkuko bigaragara nawe kubyibonera urugo ni sawa kunsohokana byo ni bisanzwe ati yabikora ariko urumva nko ku munsi mukuru yambwiye ati kubera iki ntakujyana ahantu tukarya akantu ndavuga nanjye wamagane ni byiza kuko nta yindi gahunda yari ihari yo gusohokana turaza hano turiyakira nk'uko bibona ibintu ni sawa cyane umwaka urangiye neza umwaka urangiye mfite umugabo mbese ntacyo nashinze Imana ejo bundi yakuzaniye twa tuntu yazanye utw'umweru cyangwa harimo utuntu tw'ingo urabona nta mukara wari urimo nta n'umutuku nta n'ingwe niyo mabara adakunda hari umweru hari utubara twa pinki utuntuze tumove nyine utubara twiza nyine dupika ariko mabuja hari akakariso nabonye hariya karimo akarongo ukuntu ngo bakita ngo niba ari agasitiringi niba ari agahita sitiringi kari akantu se buriya wakambara mbwira nibwo ashanze hakugurira ntabwo nakambara sitiringi mbona nazo ya nanjye narayibonye ndavuga ati reka ntabwo ari kariso ariko kariya nagutoranyirije si sawa turiya ni sawa ariko sitiringi ntuzayibone YAKA vugisha ukuri ngenda ndashaka kukubaza ikibazo ujya gutekereza ibi bintu wabirose nk'inshuro zinge zo kuvuga tusohokane madamu ngiye ntabwo nabirose ni ibintu mba nateguye urabona nta mwana dufite nta muntu tubana nawe urumva
ngomba gusohokana na madamu tukarya ubuzima ba turacyari abajene. Babyita abajene mari. Abajene mari. Ntago muratangira kugira nyine ngo mubone mwabona akana. Ngomba kurgira haba. Nese kurya utamuha. Ntabwo nzagushakira akazina nkwite ngwinira. Ngo iki? Ngwinira. Uzamwita guki? Ngwinira. Ngwinira ho. Ngwinira. Ari umukobwa wacu witwa Ngwinira, nawe nzakwita Ngwinira. Ngeze ndira ha. Neza kurya utamuha Yaka. Tibura ariko mubwira ati madame akira Noheli nziza. Ariko umuhinyama. Ntagashobora. Ibyo byo byibagirwe nagashaka kumenya ibifi. Ngo n'agafiriti ko ndaguhaga. Ntabwo biba. Ese byibura wowe nka madamu wamuhaye inyama koze kakunda inyama. Reka nkubwire ni ukuri kw'Imana. Buriya reka nkubwire. Sibyo? Uretse n'inyama ndamuha ifiriti ariko inyama nanjye ntabwo nayo. Ariko inyama ubwo urayizi. Kirangiye nguye na bibi. Ariko inyama ni ukuri. Ariko Yaka ubu buzima ubayemo. Wumvaga ko ubu buzima uzabubamo? Nanjye kabisa ndi gushimira Imana. Uyu mwaka rwose uretse covid gusa. Uyu mwaka wangendekeye neza rwose. Nabaye umusitari, mbona madamu, ni na filime nyarwanda. Imana yarandinze uyu mwaka tuwusoje amahoro. Icyo kintu nashimira Nyagasani. Kandi Imana yarakoze kumpa madamu nk'uyu w'ikizungereza urabona Sheri ni icyuki kabisa. Sheri nangaye. Sheri nanga penza ya mutema. Nasepeli penza. Mpona mwana mwasi woyo. Nalinga kaye for penza. Kavuze ngo ikibwo. Kavuze ngo ikimasobanurire. Ndavuze ngo ndi gushimira Imana yakumpaye. Kandi ndagukunda cyane nalinga kaye for. Ndagukunda bikomeye. Ako Yaka wenda nk'aba mbere na mbere ukigera mu rugo iwawe kubana na Keza. Hari abantu bagiye bavuga ngo ubukwe bwa Yaka ngo bimeze gute ariko urugo rwawe na Keza rumeze neza. Ubu Keza urabona muritegura kwibaruka akana ryari? Akana. Iminsi iri imbere rwose Keza arabatwite. Ubwo ntabwo uramuteye. Agenda urayi. Uri kumva nta kantu umuntu uri kumva uko bimeze. Ntabwo biracamo. Ngo biracemerega iyo abantu bashakanye kugira ngo mubyere murabyitegura. Nk'ubu tuvuze ngo tugende ejo nzaba ntwite byashoboka. Agahita ntera inda ejo indi ikaba yagiye. Kandi nzagutera inda ari ku manywa saa 9. Saa 9 z'amanywa rwose. Nibwite zayiturubika. Ko twebwe n'iwanjye iyo tumaze kurya saa 6. Bita tujya mu buriri. Ibintu byose ni mu buriri. Ako Yaka vugisha ukuri. Ku munsi mujya kukimara amafaranga sanga. Ngo biterwa n'agatege naramukanye. Naraye nkwe byeri. Ushobora no gucyana nahindukiye. None basanga ari kwinyoza ngo bimeze bite kandi Keza buri saa 11. Ese 11 usanga ari kunyura. Wasanze abikunda? Keza saa 11 usanga ari kunyura. Ariko sha ibi bintu muba munkorera mu maso mwaje mwihangana mukabikorera. Ibintu ni Yesu wabikoze. Nanya ngo nzi ibintu bizaba. Ako seke vugisha ukuri. Yaka wasanze ari igice atandukanaho n'abandi basore. Ni umwihariko kuri njyewe iryo ni ibanga ryanjye. Vugisha ukuri uvuga ati Yaka bimeze gutya na gutya. Ariko Keza buriya ubu nago washimira Imana ko kubona warabonye umugabo Yaka mwana wigengaho. Tari bandi bo kujya gushakisha wawe wiyoborera. Aba kuba nshima Imana bwo ndayishima kandi nyishima buri munsi. Unyisaba no yuko yanamfasha. Ngaho bita kabizo. Byoroshye. Merci bébé. Ubundi tumuha ifiriti agahita yirirwa ugatamubwira ati merci honey. Thank you honey. Nese kutamuhaye kuyabo. Genda mana warakoze wamaye ikizungereza. Mano kunyama ariko. Isi warayi. Yaka urayi.
muraguranye turaguranye. No, Yaka ni ukuvuga ngo muri no minsi hari akavideo kawe kamaze iminsi gacicikana, wenda reka yihangane mbikubazeho cyangwa mbibaze keza uko yabyakiriye. Yaka ari kuvuga ngo Shaddy Boo ni icyuki, wabyakiriye utenga afite amataye meza? Ko niba narabwiye Shaddy Boo ni mwiza ntabwo bivuze ko ruta umugore wanjye. ni ukuvuga ngo ngiye ndakara kubera abantu Yaka yavuze ko ari beza nazasara, kuko Yaka yakubonye uri mwiza arabikubwira. Nubwo naba mari Sheri, uretse ibintu byo gukubeshya, Shaddy Boo kurusha ibuno rinini kandi riteye neza. Namukubise ijisho ndavuga ariko mani irarema. Nyumvira. Ako bitavuze ko rero ngiye kugenda ndakara ngo yavuze umukobwa. Bitavuze ko akuruta. Nakirukanga nasara. Ikintu cya mbere ngiye nishyiramo. Nizera yuko wenda arabivuga kubivuga ariko ntabwo abishyira mu bikorwa. Kuko sinabona ari kumwe na Shaddy Boo. Sibyo, kandi nubwo baba bari kumwe wenda basangiye ntabwo nabigira intambara, gusa we yambwiye ati ninzojya mva n'umukobwa ari mwiza icyo kintu kindima kimbamo. Nukuri ko Imana urishiri wanjye, ariko Shaddy Boo amaye kukitubabaza ntabwo namuhereza pe. Nakwemeza washaka ukanyica aragashaka kwa kukitubabaza. Ngaho nyumvira ko amahirwe mfite impamvu ni igihe cyizere nuko nziko nta hantu Shaddy Boo azahurira. Nuko nziko nta hantu mwahurira nyine amahirwe ntabwo namuhereza wallahi. Amahirwe mfite nuko ntaho muzahurira. Yaka reka tuvugishe ukuri, Shaddy Boo sibyo? Sandrine yihangane, wenda ni wowe bizanye, turi kuri Noheli tugomba kwishima no kuganira. Shaddy Boo aguhaye kukitubabaza nk'uko bivuze, sibyo? Wakoreraho cyangwa wakoresha condom? Oya, Shaddy Boo amaye nta condom nakoresha, namanuka Kizimbabwe. Shaddy Boo araryoshye sha. Namanukira unashaka ngapfa. Ngaho nyumvira ko ushaka ngashya rwose. Bakubwira ati Shaddy Boo ararwaye kakana wamanukira. Shaddy Boo nawe umubonye ntabwo wabyemera, umukubise ijisho. Noneho nge twahuye yambaye agakanzu, ibuno riteretse mu kanzu, ndavuga ati genda manu urarema. Imana ikunda abagabo. Imana ikunda abagabo kuko yaturemeye ibiryo biryoshye. Urabona nk'ibi biryo nk'idamaje ya YAKA MWANA. Sandri, ibyo bintu wumva yakabivuga wumva umeze ute? Ibyo niyo numva bivuga nsigaye niyakira. Ariko ibya Shaddy Boo byo impamvu nta kintu bintwaye nuko nzi ko nta hantu bazahurira, sibyo? Wenda nyine babonana gutya byoroshye nahangayika, ariko urumva wenda navuga ati wenda niba nahura bazahura ku mpamvu runaka. Ariko Shaddy Boo ntabwo arenze cyane ku buryo bavaho ntabwo twahura. Ese ndoroshye ntabwo muzahura. Njye ntabwo nkaze urakaza, ariko nyine Shaddy Boo ntabwo muzahura. Uraduriye ahantu cyangwa mpamagara nkamubwira ati duhurire ahantu runaka. Mbafashe se? Udufashe watwica ndamutse mbafashe. Kumbwira ngo afite ibintu biteretsemo akagwa ntimbwira. Akose Yaka, vugisha ukuri, usanze Sandrine uyu madamu wawe umugore wishakiye ukamuko ari kumwe n'undi mugabo, uvugisha ukuri baryamye mufatanye n'undi mugabo ariko nta kintu bari gukora. Oya, bari kugikora, bari mu ishuka. Se nakurikira nakwiyahura se takura ugira ngo niyice twahita dutandukana. Tawira ngo niyice nangwa wowe uzanyice. Ko hari abagore nabo bakutuye buno basigaye bica abagabo. Ugira ngo uzanyice rero ngiye naguhunga hakiri kare. Wamagatanya. Sandri, mbabarira umbwire ni igiki wabonye Yaka cyangwa Yaka ijambo rimuhora mu kanwa ahora akubwira buri munsi reka gushimisha nirihe? So kujya kuryama se hari ikindi yarabisubije. Uzi impamvu se ijambo ahora avuga wenda ntago ryandakaza, kuko urumva umuntu mubana ntago byakurakaza, ariko akunda kubivuga cyane nkuko yigeze kwivugana mbere. Yavuze ati ubundi umuntu yavuye ahantu araza agakaraba agasuhuza madamu, ariko waraza akinjira feri ya mbere ngo tujye mu ishoka. Uko bivuze ntago ariko bitabiba, kuko hari igihe umuntu abari no muri mudu, sibyo? Ntago wasanga umuntu wenda yifite twa mu rugo dusanzwe guza umujyana mu mashoka. Hari igihe nyine bitanakunda, ariko muri we
nicyo kinagira mwishuka habaye mwishuka turi no mu rugo hari n'abashyitsi ngo mujye bamutaye ngo madamu tujye mwishuka ariko nyine abantu barabimenyereye nyine bazi ko ari brag nyine ariko hari n'igihe bishyira mu bikorwa da niyo biriya bintu rero ikintu ngiye cyananiye biriya bintu mwihaye ngo madamu ngo mbere yo kumutunganya ngo ugomba kubanza ukamutegura ukabanza ngo niba ari twa karese izo karese rero njye ntabwo nzi niba ari mwishuka ni mwishuka dukora akazi nta bintu byo kuvuga ngo tubanze dutinde turi gutegura n'uri gutegura iki se n'uvuga uri gutegura ngo abantu bari dukore gahunda bive mu nzira nese bumva abantu babe bari gutegura abagore babo baba bari gutegura gute ngo nukuba umugore ajye muri modo mu byishimo mujye mwishuka nyine ibintu bimeze neza cyangwa uwo mwanya ntabwo nabona mba nimereye nabi ngewe none se uramubwira ngo tujye mwishuka ugahita wuri diregiti ukuzi ihene se ibanza gutegura utawurira diregiti ariko nose wumva utari kumuvuna wumva utari kumuvuna wenda niba icyo ugufashe ku ngufu kandi warashatse niba hari ubundi buhanga afite azagenda anyigisha buhoro buhoro iyo yakakubwiye ngo tujye mwishuka fasita we ntabwo bikugora birangora kungora ko ariko buriya ikintu cyose iyo ukimenyereye iyo ubonye ko ariko umuntu ameze nawe urabyakira nyine ukabyihanganira kubera yuko ariko umuntu ugenda umuhindura hari igihe umuntu mushakana cyangwa mukundana muturetana bisanzwe hakaba hari utuntu uzi watazi cyangwa utwuzi utwazi utazi mugenda mwigishanya nimba hari aho wenda yakora utuntu tukagira ukamubwira uti hano duhindure tujye tubigenza gutya kuko ntago nese tuba turi mu ntambara se ngo ko afite uburambe muri ako kazi cinyuma urumva uko afite uburambe muri ako kazi mwese wabikoreye amahugurwa nagara amahugurwa kubera ko nisusi mfite abakobwa b'inshuti zanjye twagendanaga abantu muraganira mani bigahura bikavuga ariko no ku ishuri barabibigisha yaka vugisha ukuri kuri iriya gahunda y'ikimana amafaranga Sandrine ameza oya mureke mbabwire rero ntimukajye mubaza ibintu ngo mwinjire no mu bintu yakamwe ni sawa ni correct ni très bien c'est très bien wowe subwo ni gahunda neza babirimo neza nanjye ni sawa wamubaza se Sandrine ngo ni sawa ibyo bintu mujye mubireka ya muburi musigaye mubaza nawe karengera YAKA MWANA ushatse umugore umushyize mu mago ubuzima ni neza muri gusangira Noheli ubu none umwaka utaha cyangwa umwaka wa 2021 twitegemo iki hagati yawe na Sandrine tuzaba dufite umwana w'umukobwa umwana wa mbere wifuza kumwitira iheze umwana wa mbere wifuza kumwitira iheze nzamwita Aliela nzamwita Amelia ushatse kuvuga uzamwita nawe mu shaki Aliela ariko ni kimwe tuzamwitira mwe muri ane Gose ubyaye umuhungu wamwita ngo twamwita YAKA mbyaye umuhungu mbyaye umuhungu se twamwita ndera twamwita Pacifique inyanja y'amahoro kandi witwa Pacifique use umugore abyaye wamwitira iheze umugore abyanze yamushakira oya ubundi umugore yitarimwe n'umugabo akitira indi we wamwita ngo iki ari umuhungu Bertrand akitwa Pacifique Bertrand Pacifique Bertrand kumva akarata zina kiza di YAKA vugisha ukuri sibyo umunsi wa mbere cyagiye nyine tuvuye mu ubukwe wabukoze uvuga ngo Sandrine n'uwawe ugiye kumushyira mu maga igihe cyose ntuzongera kumwifuza urya munsi twicaye hahana watekerezaga iki muri wowe cyagiye mu bukwe numvaga mwanindiye kuko nshaka kumubona mu buriri mbona nkubona yambaye ukuri uri kumubwira ati sheri kuramo agapira ko hejuru ngumukuramo arabizi niwe wayimukuyemo cyangwa niwe wayikuye agasute nkagakuramo neza nkakamanika nyine tugakora umuti
yakavugisha ukuri wumvaga Sandrine azakwemera wumvaga mu bitekerezo bya Sandrine byarantunguye nanjye byarantunguye rwose ntabwo nzi ko n'abantu n'ubu baracyapinga ko hari abantu bavuga ati yakura mukobwa ni mwiza ntabwo yakwemera rwose ariko iyo bari kutubona n'ejo bundi twari ku mazi uyu munsi turi kumwe bagabanyije amagambo. Sandrine ubyutse mu gitondo ugasanga apakiye ibikapu akakubwira ati njye ndigendeye yakabyagenda gute kagenda ngashaka undi ndetse ubwo uramukunda ndamukunda nose ashatse kugenda nose namwica se uburenganzira bwe akagenda burundu ukumva akakubwira ati ngenda agiye nababara ariko ntabwo nta burundu mpuza amarira. ubwo se ni nkande mu bakobwa mwakundanye wumva waguhoza amarira muri bose uwuzi ninde waguhoza amarira ntawe nzi abakobwa ni benshi uwo nagwaho ni uwo nyine Sandrine ko bitabaho yaka mu gitondo avuze ati ndagiye sinshaka ko njye nawe tubana wabyakira gute Nashaka undi mugabo washaka undi mugabo yaka ako se nuko mubiga mugaseka reka nkubwire nase ubu kuba ufite umugabo agapfa n'urugero nese yapfuye ntushaka undi icyo gihe uhita umufata se nkaho yapfuye ariko noya nubwo yaba adapfuye sibyo iyo umuntu avuze ngo ndagiye ndakuretse niwe mwanzuro we nese nakuzirika ngo ugaruke icyo gihe uragenda nyine mugatandukana basinyanya kontra niba dushaka njyewe na Sandrine niba tuzabana imyaka 2 ni 2 ugacaho nanjye ngacaho ukamwongeza indi kontra cyangwa nkongeza indi kontra niba twarabyaranye abana tugapasura niba ari bano ugatwara 2 nanjye ngatwara 2 ukajya gushaka nanjye ngakomeza ariko inatwe twese ko tumeze kuko ubundi cyambere iyo umuntu niba uvuze ngo ntayo muntu cyangwa turatandukanye muratandukana agakomeza ubuzima bwe no gukomeza ubwawe ukashaka undi mugabo cyangwa agashaka undi mugore kuko mu ngo zose ni ibintu bisanzwe bibaho umugabo muratongana mukarara mu Rwanda sibyo bugacya mukongera mukiyunga urumva iyo hajemo icyo cyo kuvuga ngo dutandukane buriya umuntu akubwira ngo mutandukane ntago aba akigukeneye aba yaguhaze kandi nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aguhage wongere ukomeze umwikurureho icyo gihe uramureka agacaho nawe ugashaka kuri byawe nyine ukajya muri diru zawe ugashaka umugabo wundi wenda ariko ntabwo ukomeza kwizika ku muntu ngo yawe tubivuze neza muri iki gihe nta bintu byo gukururana niba utanshaka apara kunyihambiraho nk'umuguzi niba utanshaka komeza nanjye nk'umuntu iyo wihambiriye ku muntu cyane nawe aragira abona ko umukeneye cyane akajya akwiyemera akakwiryaho ariko iyo mwese gutyo mukibasha gushyira hamwe nyine biba ari sawa ariko iyo hatangiye kuzamo nyine ngo ngiye ngo ndiye kwigendera iki n'iki ujye umenya ko kabaye wakira ibije nyine abagore barahari n'abagabo barahari isa nubwo bitazabaho uko mbikeka turamutse dusubiranyemo wacaho nanjye ngacaho da ntacyo bitwaye se yaka Sandrine ni nk'irihe kosa ashobora kugukorera ukaba wamukubita urushyi ni ukunangira ibi biryo byose abitanze ibi biryo ubu se nk'ubu Vidi Frank ni boss wanyu mu butumwa bugufi sibyo usanze ari kumwe na Sandrine mu buriri namurogesha kubitisha inkuru namurogesha pe usanze Vidi aryamanye na Sandrine Vidi ntabwo yabikora Vidi ni umuntu nizera cyane nyine usanze byabaye ntabwo byashoboka nyine byabaye impossible nyine byabaye nyine nabyihanganira ko atakimaraho se wamureka ukambwira ati irya nanjye niri nakundi none ngiye mfite na murumuna wanjye akazi wanjye usanga ari kumwe na Sandrine ari petit frère tuvuka nta kibazo rwose ibyo usanze ngewe nica weho wowe naguhita ibyo uri kuvuga rero ngo nta kibazo sibyo nk'ubu ngubu mfite murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye sibyo ibyo uri kwivugisha ngo nta kibazo ngo ntiyakimaraho nanjye si yayijyana nayisana ariko ibyo ntabwo wabimbwira kuko waba waragiye kunshaka umureba
ibyo bintu byo kuzana imikino rero mu rugo ngo ugiye ahangaha ngo barijyaho nimba wumvaga umukeneye mwakabaye mwarajyanye sha mwese nabahitana hari intuze ako nakandike kubivuga umunsi uzabikora nibwo nzabikwereka ariko ntuzabyibeshye kuko byakubera muri quartier yarambwiye ngo ngiye mfite umugabo wanjye mwamubona n'undi mugore ngo hari uburozi bita ngo tumuhombe ngo ashobora kuba umugabo we akamwica noneho bose bakamubura ari abagore babiri bari kurwanira umugabo ngo bakamukubita tumuhombe ngo ubwo burozi bwitwa tumuhombe. Yaka ubu mwasohokanye Noheli murayisangiye bonane twitege ko muzayirira he? bonane tuzashaka uburyo twakwerekeza ariko twazigira i Bujumbura sheri muri bonane twazigira i Bujumbura tuzashaka ahandi hantu tuzagera ariko se we niwe vuba jinyongi ariko wa mungu burya ari seri uzi kuri seri byo korera bizi bishatse abaseri yakuze kuri seri ibyo dukora turabizi ntabwo ari ugushakisha ndarongoye nanjye bashatse abasiribateri rero bayibone mushonje muhishiwe. Sandrine tugana ku musozo Yakubu n'umugabo wawe mumaranye iminsi mumaranye Yaka defo yewe ni iyihe umaze kubona defo ye ni iyihe na Yaka nawe araza kutubwira defo yawe ubundi dusoze. Ni ukuvuga ngo defo ye ntago sinabyita ko ari defo kuko ni buryo iyo umuntu akoze ikintu kitaguteza ikibazo cyangwa kitateza izindi mpamvu ntago nahita defo gusa abwo reka mvuga akantu k'umwihariko umwihariko we njyewe icyo yanyeretse yuko haciyeho umuntu uwo ari wese watambuka ariko ari igitsina gore agomba kuvuga ko ari mwiza nimba mu maso yabonye ko ari mwiza ngiye nabangangira niyo ari mubi arabivuga ko ari mwiza cyangwa ari mubi niyo ari mubi ndabivuga ushaka kuba turi kugendera mu muhanda akabona umukobwa mwiza rwose w'igitomati wa mugani we akavuga ati uriya mukobwa ni mwiza rwose ndamukunda kureba ku kibuno ariko areba ikibuno rero ushobora kuba uri umukobwa mwiza ariko ufite ikibuno giteye nabi kidafite forume nangwa se ukaba uri umukobwa mwiza ariko ufite akabuno kabi gateye nabi mbese nuko urumva rero umwihariko we n'uwo yarambwiye ati rwose reka mbikubwize mukuri n'ubyo ubona mvuze ku umuntu aciyeho umukobwa cyangwa umugore nkavuga ko ari mwiza ntibizagutera ikibazo kuko sinareka kubivuga ikindi nuko namukurikira uvuga ko ari mwiza ko tuba tutaryamanye nabimenyere rwose nshaka turi no mu bantu akambwira uriya mugore ni mwiza pe ni cyiza giteye neza nabonye Shaddy Boo ndasara umujyi wose ngiye kwiruka Shaddy Boo ateye neza mw'abantu. Yaka defo ya Sandrine ni iyi defo ya Sandrine n'ukugona aragona we njye ngize amahirwe bakantanga gusinzira ntago mba ngisinziye aragona hasi umutema buriri nisohokera. Yaka ngiye kuguha ino mikoro cyangwa Sandrine aragufatira nka sheri wawe cyangwa nka madamu wawe umubaza ibibazo bitatu ushaka byo kuri uno munsi wa Noheli nawe arakubaza ibindi bitatu ubundi dusoze. Sandrine twagiye. Okay. Ikibazo cya mbere Sandrine ikibazo nshaka kukubaza ikibazo nakubaza ni ikihera kuri uyu munsi wa Noheli uwufashe gute ni iki cyagushimishije mu byo twakoze byose? Uyu munsi ikintu cyanshimishije ikintu cya mbere nshimira n'Imana nuko tugejeje uyu munsi tukiri bazima kandi Noheli ikaba irangiye neza tukiri kumwe tutanatandukanye kuko bura hari abantu hari izindi ahandi mu zindi ngo hari n'abashwanye
bagiranye utubazo ariko ndashima yuko icyanshimishije nuko tukiri kumwe kandi Noheli irangiye neza turabona uko twasohotse twasangiye kandi ndakekana nyuma y'ibi hari n'ibindi biri bukomeze nise nishimiye ko uyu munsi urangiye neza kandi ko na bonane niza izasanga tumeze neza. Ikindi kibazo kuri bonane ushaka ko twari iki tuzarya urukwavu tuzarya inkoko kuri bonane kuri bonane barasa agafi tuzarya ifi bonane na gafi yagaraje nawe rwose kukabaga nawe bari tayari ngo agafi sha ifu uzayibona rwose. Ikibazo cya nyuma kuri bonane urifuza ko twasohokera tuzigira Bujumbura nibyo nagusabaga njye uzi si impamvu kuri bonane dushobora kuzashaka kwa ko muri ngubu ntago turamenya sindamenya ahantu neza twajya ariko ntago hazaba ari kure ni muri Kigali kuko hari ahantu henshi nzi twasohokera heza ariko tuzabanza tubiganire njyewe na YAKA MWANA. Sawa urakoze cyane wowe hategure ngendere noneho ikintu ushaka kukubaza aba ari ugushakisha awakubaza ikintu nshaka kubaza rata nk'ubwo wavuze ko ukunda SHADDY BOO ko ateye neza nk'ubu kuri uyu munsi mukuru nk'ubu turi gusangira hano SHADDY BOO agiye kumva araguhamagaye aravuze ati YAKA MWANA ngwino dusangire bonane sibyo twapanze ko kuri bonane tuzasohoka nge nawe ukajya kumva SHADDY BOO aravuze ati YAKA MWANA ngwino dusangire bonane bitewe n'ukuntu mwemera wahitamo nde wajya kwa SHADDY BOO twajyana nge nawe kwande kwa SHADDY BOO kwa n'ikisenge n'abandi ko dusangira ka bonane twajyana wenda yabashaka kugira ngo mugire nyeze nige nabangiye keretse ashatse ko twinyesewe none se wamenye yaguhamagariye iki ako SHADDY BOO avuze ngo twinyesebure we nakwisengerera gahunda yacu bayereka ukamusanga narubwiye ngo nakwigurira byeri nyine gahunda twari dufite kuri bonane wahindura ukajya kumureba SHADDY BOO amaye nabyandika naba nanditse amateka muri make nyine wakica gahunda yanjye nawe ukamusanga yari ntibibaho naba naguze amva urumva urimo kwinyuramo YAKA vugisha ukore kuki uhora uvuga ngo SHADDY BOO ni mwiza ubona ari igice atazi njye namukubise ijisho rimwe hera mu mujyi yari yambaye ikanzu mbega ibu ukuntu riteye neza kabisa wagira ngo bararipimye na nivo YAKA reka nkubaze ikibazo cyane kuri SHADDY BOO tuti tunamusoza ni igiki wifuza kubona kuri SHADDY BOO ukavuga ati ikintu ndifuza kukibona gutya visa ni igiki ikintu nifuza kuri SHADDY BOO se hari ikindi keretse amaye tugahurira mu ishuri nanjye nkagenda mvuga ati kabisa nanjye YAKA MWANA SHADDY BOO ibyo bintu bivuze imbere yanjye koko urabivuze tubirasohotse mbabarira rirancitse nakubajije ni ukumutamira ni igiki wifuza kumubonaho gutya ahagaze nka SHADDY BOO ukavuga ati iki kintu ndashaka kukibona baretse apana kimara amafaranga ni iki ukavuga ati ndashaka kumubona wese ni igiki ubona cyiza yihariye ibuno nkarirebaho neza nkarikoraho nashaka nkigendera nubwo atama ngiye nkamukora ku buno gusa ngafataho gutya gusa SHADDY BOO na Asiya ninde mwiza ari SHADDY BOO na Asiya ninde mwiza Asiya ko ari icyoke nawe ra mabuja sha atari na bebe sukari yes rero reka mbashimira abantu twabanye ndagira ngo nk'umuryango wa YAKA mugira icyo mubwira abakunzi banyu inshuti zanyu ikintu nababwira subscribe kuri yawe TV abafana muri rusange ndacyari muri Rwanda Paparazzi TV ubutumwa bugufi subscribe comment tugenda tubaryohereza n'ibiganiro bitandukanye. Thank you very much, bye bye. Sandre wowe ikintu nanjye nabifuriza reka mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuko turi kuwusoza nshimira abantu bakunze kudukurikirana cyane n'abari kutuba hafi muri iyi minsi n'abari kutuvuga neza n'abatuvuga nayo bose mbifurije umwaka mushya. Ikindi kintu nababwira nuko abakomeje guhakana ko nge naka tutari kumwe nibabyimenyere kubera yuko hano nabarangira babirebera kuko dukina muri Rwanda Paparazzi TV ni filme irimo ibintu by'urukundo
urukundo rimwe ibintu bitandukanye. So, nimba bashaka kumenya ubuzima bwacu bajya kuri Rwanda Paparazzi TV bakabyandikamo bagabita babona noneho abakinnyi twebwe nyabo noneho uko dukina noneho kuko uko dukina dukundana ni nako hano bimeze. Aho ngaho no badukurikiranira bakamenya amakuru yacu neza kandi bakamenya ngo n'urugo rwacu ruhagaze ruti. So barakoze cyane turacyabakunda natwe bakomeze bakande subscribe. Yes, rero nanjye nari Emmy nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Ndashimira YAKA MWANA, ndashimira Sandrina, ndashimira umuryango wose wa Sandrina muri rusange ndetse na staff yose ya Yawe TV. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2021 uzira ibyago ndetse n'ibizazane. Turabakunda.